Yesu ashimwe namwe abari inyuma namwe Yesu ashimwe tube mu gikorwa kimwe harabagiye kure cyane aho ntago ijwi ryacu bihagera hari igihe waza guherekeza umusaza ukahakura ubugingo buhoraho sibyo kandi byaba ari inyungu kuri wowe twabuze umubyeyi ariko uramutse ukuye ubugingo buhoraho hano waba wungutse sibyo sibyo se yabivuze mwarimu yavuze ko iyi nzira ari iya twese siko bimeze yego none n'umubyeyi wacu ariko ejo ninjye ejo ni wowe sibyo icyiza rero burya ni ukwita ku iherezo ryanjye n'iryawe sibyo nawe wite ku iherezo ryawe ariko si waryitaho gute nicyo ngira ngo tuganire amen njye nitwa Emile Nshimiyimana ndi umuvugabutumwa bwiza naturutse i Kigali ndi umupapa mfite abana 3 n'umudamu ariko sibyo bikomeye cyane ndi mu isi nzi neza ko iwacu ari mu ijuru Imana ishimwe cyane ndi mu isi y'imibabaro ndi mu isi yo gupfusha ndi mu isi y'ubukene ndi mu isi y'inzara ariko nyirimo nzi neza ko hano atariho iwacu ahubwo iwacu ari he ari mu ijuru sibyo twese tuzagenda urupfu rw'umubiri si cyo kibazo ahubwo ikibazo gikomeye n'urupfu rw'iteka kujya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku umuntu akababazwa iteka ryose sibyo ariko si ubundi namwe ninde wakwishimira kuguma ku ino si y'imibabaro arahari nazanye n'umuvandimwe twazanye mu modoka tugenda tuganira ambwira ko afite isezerano ndamubaza ngo isezerano ryawe ni irihe ufite yego arambwira ngo isezerano ufite ngo ni ukurama ari hariya ndamubaza ati se wumva warama igihe kingana gute ariko tugeze imbere ahita ambwira umuntu we wa hafi cyane mukuru ushegeshwe n'indwara uko tumara igihe kinini hano mu isi niko ibi bicika intege ni nako uburwayi buba bwinshi cyane ugeraho amafaranga agata agaciro ibiryo bigata agaciro imyambaro igata agaciro imodoka zigata agaciro abuzukuru n'abakazana bigata agaciro n'abakwe ugasigara urwana n'ikibazo cy'umubiri hari igihe nasuraga nyir'ukuru wanjye ubu yamaze kuva mu mubiri ntagihe kirashira agiye ariko akambwira ngo abandi bakecuru bose baragiye ngo ngira urupfu rwaranyanze rwaramwanze yumvaga nawe yarakwiriye kuva muno mubiri ubuto burashukana n'iby'isi birashukana sibyo ariko byose umuntu aragenda akabisiga ahubwo nyuma ya byose hariho urubanza ahubwo ukibaza ngo nyuma y'urwo rubanza njye nzajya Yesu yavuze amagambo akomeye yaravuze ngo ntacyo byaba bimaze umuntu aramutse atunze iby'isi byose ariko akabura aruwabitunga byose se basi nibyo mu mudugudu byose nta muntu wabitunga ko mu mudugudu hari n'abandi nabo kandi bafiteho ibyabo sibyo ariko ngo niyo watunga iby'isi byose ariko ukabura ntacyo byaba bimaze ariko kandi ndongera ngatekereza nkavuga ngo Imana n'urukundo sibyo Imana iradukunda ntabwo Imana yaturemye ishaka ko tuba mu buzima nk'ubu bwo kubabara sibyo bwo gupfusha no gupfa hoya sibyo ahubwo byatewe n'icyaha sibyo icyaha cyazanywe nande inshuti zanjye cyazanywe nande oya ntabwo cyazanywe n'umuntu icyaha cyazanywe na Satani sibyo hanyuma Satani akizanira umuntu ahubwo witwa nde Adamu sibyo Adamu aracyakira yabanje guca kuri Eva sibyo aramushuka arabyemera akora icyo Imana yababujije nawe ashuka umugabo we barafatanya sibyo baracumura aravuga ngo Imana yarababwiye na mbere ngo kiriya giti cy'ubwenge umenyekanisha icyiza nimukiryeho no gupfa n'ibyago hari igihe umuntu agira ngo ibyago afite nuko nta mafaranga afite ibyago dufite ni ikibazo cyitwa icyaha n'urupfu sibyo kandi urupfu rw'iteka
iyo umuntu akuye mu mubiri burya ntabwo aba yari yapfa nyakuri, sibyo se? Umwuka we ugumaho akazanazuka agashyirwa mu rubanza, sibyo? Hanyuma urubanza rwamutsinda akajya yapfa nyirizina aho. Urwo guhita urupfu rwa kangahe? Rwa kabiri. Kujya Gehinomu, kujya mu nyanja yaka umuriro n'amazu, umuntu akababazwa iteka ryose. Hano tuhaye imyaka ingahe? Bibiliya ivuga 70, yaba myinshi ikaba 80, nayo yuzuyemo imibabaro, sibyo? Ntacyo bimaze rero. Niyo wayibaho hano mu isi wishimisha mugani uko babivuze, ufite amamodoka n'amazu menshi, ufite amaka n'imirima, sibyo? Ufite abakwe n'abakazana, ariko ukajya mu nyanja yaka umuriro ukababazwa iteka ntacyo byaba bigize gute? Ntacyo byaba bimaze. Umugani wa Nyamutunzi na Lazaro ntabwo mwawize, sibyo? Nyamutunzi yishimisha ari hehe? Ari hano mu isi. Lazaro we ntacyo yari afite, ngo yifuzaga no guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza yande. Mu gihe kigeze ngo Nyamutunzi arapfa, Lazaro nawe ariko aho bagiye hari siko bimeze. Ku buryo Nyamutunzi yaravuga ngo uwamuha n'udutonyanga, sibyo? Bakamutonyangirizaga ku rurimi kubera ko yarashyaga cyane, sibyo? Reka mbabwire rero, mwarimu yavuze ngo ahantu hose twumva ijambo ry'Imana. Kuri YouTube ngo bararivuga, mu muhanda bararivuga, mu nsengero bararivuga, ariko dore ikibazo cy'ijambo ry'Imana twumva ni ijambo ry'Imana tubwira ngo Imana izakugirira neza. Imana yagukuye ku cyavu, Imana ikujyanye i Kigali. Kigali ni homba, i Kigali haba ikigo cyo kubabeshya. Naho ni mu isi, sibyo? Umuririmbyi aravuga ngo niyabizera bazajya ngo muri iyi si naho tuzakirira, ngo n'ahantu hatagerwa n'umubisha, ngo ibi n'ahantu ngo naho mu isi, mu ijuru n'iwabo wabizera. Bikumvikana? Ngo Imana ngo ikuye ku cyavu, ngo nukubabeshya. Ntabwo iryo ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana nirikubwira uburyo utazajya mu muriro waka umuriro aho ukajya hehe? Mw'ijuru. Murabyumva? Ijambo ry'Imana nirikubwira uburyo utazajya hehe? Aho ukajya hehe? Mw'ijuru iwabo wabizera. Murabyumva? Sibyo? Bibiliya ivuga iki muri Yohana 3:16? Kuko Imana yakunze byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira mwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwa amazu, ahubwo ahabwa amamodoka, ahubwo ahabwa iki? Urukundo rw'Imana, sibyo? Rwatumye itanga Yesu kugira ngo adupfire. Umwizera wese nagira gute? arimbuke, ahubwo azajye he? Mw'ijuru. Iryo niyo jambo ry'Imana. Ntabwo urukundo rw'Imana rugaragarira ko ngo nabyibushye, ubu ni kurwana n'ibi biro ngo ndebe ko byagabanuka, ahubwo ngewe Imana ngo yandeyeho ibi birwara. Yangano bitinzi ndabwiriza ndagomba. Isi ni indwara, sibyo? Imana ngo yandeyeho rw'inyama. Oya, ari unanutse, ari ubyibushye, ari umuremure, ari umugufi, bose Imana irabakunda. Amen. Sibyo? Yego. Ntabwo ikigaragaza ko Imana igukunda ari uko wabyibushye. Murabyumva? Urukundo rw'Imana rwatumye duha Yesu ngo adupfire biduheshe kujya hehe? Kujya mu ijuru. Sibyo? Ariko rero kuki Yesu yagomba kudupfira? Nuko twavuze turi abanyabyaha ku byicumuro cyane cya Adamu. Shitani yashutse Adamu akora icyaha kigera ku bantu bose, urimo nanjye ndimo n'undi wese agize ute? Arimo. Sibyo? Niyo mpamvu ushaka gukiranuka bikanga. Bikumvikana? Ushaka gukora ibyiza ibi bikagutanga ayo magambo aba mu Baroma mu gice cya 7 guhera ku 15 kugeza ku 20. Sibyo? Ngerageza gukora
bibikananga sibyo Pawulo uzakiranuka ijana biguheshe kujya mu ijuru arakubeshe n'ibishoboka ntabwo bishoboka bari kubyumva kubera ko iyo kamera ugize ute urayifite ukora ibyiza none ejo ugakora ibibi birikumvikana mbo turi abantu benshi hano tugeraho kuri 200 cyangwa 300 nihagira umuntu utera ikiganza hejuru avuge ko we atajya akora icyaha nazamura akaboko ndamushaka ndanamuherekeza tujye muri quartier tujye kubaza abantu baturanye ndamusigira amafaranga nta numwe baboneka akaboko hejuru arahari nawe ndahera ku mugore wawe cyangwa umugabo wawe niba uri umwana ndahera ku babyeyi arahari ukubwira nuko mutabishaka se nuko mutabishaka murashaka gukiranuka sibyo kuki bidakunda ni kamera igize ute ni kamera igize ute itubamo twese sibyo yego sibyo noneho rero kijura ari iry'Imana yera tuzarijyamo dute kandi dukora ibyaha ni gute twababera sibyo yego abakuze bambwiye ko nabo bajya bakora abatoya nabo nta wazamuye sibyo umuntu yabuwera gute yaba umukiranutsi gute naho ugiye gusoreza turasoma mu Baroma mu gice cya mbere turasoma mu Baroma mu gice cya mbere umurongo wa 16 n'uwa 17 mutege amatwi mwumve sibyo haravuga ngo erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni ihangane gatoya kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa sibyo wereye ku muyuda ukageza ku mugiriki kuko muri bwo ari namo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa guheshwa no kwizera kugakomezwa nako nkuko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Imana ishimwe cyane amen. Mwumvise amagambo mu butumwa bwiza ngo nimo gukiranuka kuva ku Mana guhishurirwa. Yego bikumvikana mu butumwa bwiza nimo gukiranuka kuva ku Mana kugira gute guhishurirwa sibyo guheshwa no kwizera kugakomezwa no kwizera sibyo. Mu butumwa bwiza Imana igaragaza uburyo umuntu aba umukiranutsi abikuye ku Mana atabikuye mu ngeso ze kubera ko twabonye ko bitagira gute bidashoboka sibyo. Reka babwire amakuru meza nsoze. Imana imaze kubona ko turi abanyabyaha tuzarimbuka twese yaduhaye Yesu aza mu isi avukira mu mwari Mariya ariko Mariya asama inda ya Mwuka wera birikumvikana. Noneho Yesu avuka ari umukiranutsi kubera ko atabonetse ku bushake bw'umugabo ndetse n'umugore we nakomoka kuri nde kuri Adamu na Eva. Murimo murabyumva. Yesu yabaye mu isi imyaka 33 ntiyakora Abaheburayo 4:15 muze kwasoma ngo yarageragejwe mu buryo bwose nkatwe ntiyakora. Yesu wenyine ni utarakoze icyaha. Mureke mbabwire inkuru nziza. Ubwo buzima bukiranuka Yesu yakiranutse mu isi yabukiranutse ari umucunguzi wacu wanjye ari umucunguzi wawe. Murabyumva. None si byananiye y'umucunguzi wanjye bikoze igihembo gihabwa nde? Gihabwa njyewe. Gihabwa yagize ute? Uwo yacunguye. Uriya murima sibyo nafatanye kuwuhinga ngahita ndwara. Umugore wanjye akagenda akawuhinga. Amafaranga bayamba cyangwa ntibayamba? Bayamba cyangwa ntibayamba? Bayaguha. Aha. Tukabyara turaniye gukiranuka sibyo? Kubera turi bene Adamu. Yesu aza kuducungura yambara umubiri nk'uwacu kugira ngo ahagarare mu cyimbo cyacu. Arakiranuka we birakunda. Murabyumva? Amen. None uko gukiranuka ninde uzaguhemberwa? Ninde? Uko gukiranuka nitwe tuzaguhemberwa. Yes, kubera ko ari umucunguzi wacu. Murabyumva? Sibyo? Umuntu aba umukiranutsi rero yizeye ko Yesu yakiranutse mu cyimbo cye, none Imana igafata gukiranuka kwa rukwande kwa Yesu ikakukwambika. Murabyumva? Ukaba umukiranutsi ubazweho gukiranuka kwa Yesu Kristo. Mubyumve neza. Nkuko Yesu nawe yabaye umunyabyaha abazweho ibyaha byacu. Hari icyo yakoze na kimwe icyaha? Ntacyo. Ariko yahindutse iki? Icyaha.
abazweho ibyaha byanjye n'ibyawe. Ayo magambo nayo ari mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye ab'Ikorinto mu gice cya 5 umurongo wa 21 ngo utarigeze kumenya icyaha wo ninde? Ni Yesu. Imana yamuhinduye kuba ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka bw'Imana. Murabyumva? Yesu yahindutse umunyabyaha atarakoze icyaha. Ibyaha byanjye bimujyana he? Mu gihano cy'urupfu. Nanjye mpinduka umukiranutsi bazo gukiranuka kwande? Kwa Yesu Kristo. Gukiranuka kunjyana he? Mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Nuko mama Yesu.